mwiriwe neza. Uyu ni wa mwanya mwiza twari tumaze igihe twarabuze w'ijoro ryo kuramya no guhimbaza Imana. Turashima Imana ko nyuma y'amezi menshi byongeye gushoboka, kandi turizera ko uyu munsi Imana iza kubana natwe. Imana imenyereye abantu bayizanira ibibazo, ariko abantu bayishima ubundi baba bakeya. Ubwo rero natwe turi muri ba bandi bakeya bazinduwe no kwishima, bazinduwe no kuvuga ineza yayo. Niyo mpamvu twese tugiye gutangira, tugiye guhaguruka dusenge. Nagira ngo abari muri iri teraniro duhaguruke, tugiye gufata umwanya mwiza wo gusenga. Reka ninginge Jado Masengesho yegere hino atuyobore muri uwo mwanya mwiza wo gusenga. Tugiye gusengera aya materaniro, dusengera imitima y'abantu bageze hano, twinginga Imana ngo icyaduha uyu munsi igitambo cyacu cy'ishimwe kikazamuka nk'umubavu uhumura neza. Reka tumwakire adufashe mu izina rya Yesu. Mana turagushimiye, Mana turaguhimbaje kuri Imana nziza. Haleluya, haleluya. uri umwungeri wacu mwiza, tunejejwe n'imirimo itangaza wakoze, tunejejwe n'ubuntu watugiriye buno buntu bugeretse ku bundi buduhaye, kuba twongeye kugira igihe cyiza no guterana, nta kindi kiduteranije, duteranijwe no kugushima. Haleluya, haleluya. Mana turagushimye, haleluya. uhimbazwe Mana, turazirikana ineza yawe, uhimbazwe Mana isumba byose, turazirikana utugiriye neza muri uyu mugoroba. Uhabwa icyubahiro Mana, turazirikana ko twimanye uyu mwanya turi imbere yawe tubanje guca bugufi cyane, tuzirikanye imitima yacu harawegiye ku buzima bwacu, Mwami tukaba twarakuramije mu buryo butandukanye, tukaba twararamije ibindi bitari wowe, ariko uyu mugoroba duciye bugufi, maraso yawe meza twuhagire, maraso yawe meza dutunganye, turirimbe twishimirwa nawe, nituzamura ishimwe ubyumva uri mu ijuru, ishimwe ryacu rizamukire kukubera uwavu guhumurira neza. Uwiteka Mana yacu, niwe mubyeyi wacu mwiza, nyemerera wumva amajwi yacu uyu mugoroba, nyemerera wumve kugushyira hejuru kwacu uyu mugoroba, nyemerera Mana yacu ishimwe ryacu. Uri mwiza Mana, ntabwo ubeshwa mwiza nuko turirimbye kuri mwiza, ntabwo ubeshwa mwiza nuko twebwe twikebaguye cyane, ahubwo ibi ni ikimenyetso cy'uko Mana tukwereka yuko natwe hari gato dusobanukiwe kuri mwiza, dusobanukiwe kuri papa wacu dukunda, dusobanukiwe yuko uri Imana itazadutererana, ibyo dukoreye tubiririmba, ibyo dukoreye tubihamye, Mwami duhamya kugira neza kwawe. Nyemerera uri ukube hagati muri twebwe, nuza turakugiriraho umugisha, nuza turabyumva, nuza hari ibikoreka, nuza hari ibisenyuka, nuza hari ibyubakika. Niyo mpamvu Mana tugusaba haleluya, wakira amashimwe turutse mu mitima, twumve gukora kwawe muri twe, wakira amashimwe turirimba Mana, ururukire kumva ibiva mu bibazo imitima yacu, ururukire kumva indirimbo tukuririmbira, ngwino uganze muri twe kuva dutangiye kugeza dusoje. Mana ubane natwe, wumve kugira neza kwawe tukuririmba, tuguhamya, tugushyira hejuru, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo dushima kandi twizeye, amen. Amen, amen. Aha tugiye gufatanya n'abaririmbyi indirimbo y'150 ivuga ngo nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe. Abacuranzi nibayidushyiremo neza, tugiye kwiririmba murimo mwegeranya imirya y'inanga. Numvise nashima Imana, haleluya, haleluya, haleluya. Numvise nashima Imana. Igitondo cy'uyu munsi Imana yandinze impanuka ikomeye, nizinduye mu gitondo nka 12:00 hari ahantu ngiye neza, ngeze aho nagombaga kujya Nyabugogo, shyiramo ikinyoteri rwose ngo mparike, rwose ndi hafi ya parking. Ntabwo nzi ahantu umumotari yavuye pe, umumotari urimo uguruka ahetse umuntu araza kubita imodoka paragenda arindagagwa nka hariya. Aho ndi nibazaga arapfuye ntapfuye, ntabwo nzi ibintu bibaye, abantu barahurura nuko mu kanya gato
ngiye kubona mbona umumotari aje nyine yagiye arimo ava amaraso hano, urumva niwe waje agonga imodoka aragenda yikubita nko muri borudire. Ariko ndashima Imana ko nta muntu wapfuye, we yabonye ko akoze amakosa ahita afata moto ye arahunga acika avirirana kwa kundi hano, hanyuma na wa undi yarahetse ndamufata mujyana kwa muganga. Ubu nonaha rero anyohereje message arambwira ngo Imana iguhe umugisha, ndashima Imana akomeze neza nasubiye muhira. Ni mumpera Imana icyubahiro. Imana yakoze ibiruta cyane ibyo dutekereza, ntabwo nzaho nari kuba ndi iyo uwo muntu aba yapfuye, cyangwa se nanjye byashobokaga ko nanjye nagombaga kuba nitabye Imana. Imana ishimye ko yanyongereye igihe, Imana iduhana umugisha. Ubwo rero tugiye gufatanya indirimbo y'150 karibu abaririmbyi. Yesu, Yesu, uchunguzi urupfu, karamunda ndabizi
Reka twakire mwarimu aza twakire niturangiza ndabaha iminota 30 nta kubahagarika. Imana bafashe tujye mu mwuka. Imana ishimwe. Karibu mwarimu. Reka dushimire abantu bose bari muri riteraniro, ariko kandi tubanza duhereze Imana icyubahiro, tuyishimire kuko ari Imana ishobora byose. Imana ibahe umugisha. Turabakiriye rero abantu bari hano muri iri teraniro, ariko by'umwihariko twakiriye na worship team. Uyu ni wa mugoroba wo kuramya no guhimbaza n'ubundi tuba turimo. Rero turagira ngo twakire abarimo hano ndetse n'inshuti zacu zidukurikira mu bihugu byo hanze, ari abari mu Rwanda cyangwa se n'abari ku yindi migabane. Rero turagira ngo twakire worship team ihaguruke isuhuze abantu bose bari hano ndetse n'abari kuri. 1 2 3. Amen. Imana ibahe umugisha. Twakiriye rero abakristo bose bo mu Gatenga, twakiriye n'abandi bantu badusuye batarabo mu Gatenga. Mwese mwiyumvemo ikaze, ariko kandi hano imbere turi kumwe n'abayobozi, turi kumwe n'umuyobozi Mama Aime. Reka nawe ahaguruke abasuhuze by'umwihariko mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha. Turi kumwe kandi n'umwigisha wacu Irene, nawe nahaguruke abasuhuze. Imana imuhe umugisha. Nanjye nitwa Supiriye Hakizimana. Imana ibahe umugisha, ndabashuhuje mwese. Imana ibahezagire. Ndumva rero gahunda bari bampaye yo kwakira ari iyi ngiyi. Reka dusubize gahunda umuyobozi. Imana ibahe umugisha. Hallelujah. Mario migisha nonaha Imana yakugabiye uibare ntusige numwe erigani nyinshi yo gutangaza Mario migisha nonaha
imana yakugabiye. Haleluya. Uwibare ntusige n'umwe, ni myinshi yo gutanga. Twaririmba Mariyo Migisha. Mariyo Migisha nona Imana yakugabiye. Uwibare ntusige n'umwe, erekana iminsi yo gutangaza. Nagira ngo turirimbane iyi ndirimbo tuyitekerezaho mu majwi yacu mato, wongere ubikurure, wongere ubyumve muri iki gihe kidasanzwe. Wongere wibuke uko Imana yatuzigamye, wongere wibuke uko Imana yabanye nawe, wongere ubyibuke, wongere ubihe agaciro. Haleluya. Ugutangaza turirimbane Mariyo Migisha. Mariyo Migisha nona no kwinezererwa Imana yakugabiye. Uwibare ntusige n'umwe, erekana iminsi yo gutangaza. Uwibare ntusige n'umwe, erekana iminsi yo gutangaza. Uwibare ntusige n'umwe, erekana iminsi yo gutangaza. wibare Uwibare usenga Imana. ntusige n'umwe, Imana yawe erekana iminsi yo gutangaza. wongere ubitekereze, Uwibare wumve uko Imana ntusige yakurwaniriye, wumve uko n'umwe, Imana yakurwaniriye. erekana iminsi yo gutangaza. Haleluya. Uwibare Usige n'umwe. ntusige n'umwe, Haleluya. erekana iminsi yo gutangaza. Haleluya. Uwibare ntusige n'umwe, erekana iminsi Uwibare ntusige n'umwe, erekana iminsi yo gutanga. Uwibare ntusige
yose abutuye amajwi yose abuzuye haleluya 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 amen amen Baba mimi ninakuabudu Baba mimi ninakuabudu mbele zako nainama mimi ninakuabudu mikono yangu nainua mimi ninakuabudu kwa Yesu Kristo haleluya mbele zako nainama mimi ninakuabudu mikono yangu nainua mimi ninakuabudu Baba haleluya mimi ninakuabudu Hallelujah. 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 Papa ramenyona burayi. Aranzi kurira, aranzi namba y'ubusa. Azuko nabyuse, azuko niriwe, azuko nangiye kura. Azimyicarire yanjye, azimigendere yanjye. Papa aranzi. Hallelujah. Zina amazina yacu itwitayeho yavuze kwitaza guhana mu byago no mu makuba izina
n'amazina yacu itwitayeho yabuze kwigana duhana izi n'amazina yacu itwitayeho yavuze kwitaza duhana mu byago no mu makuba izi n'amazina yacu itwitayeho yavuze kwitaza duhana mu byago no mu makuba izi n'amazina yacu haleluya itwitayeho yavuze kwitaza duhana mu byago no mu makuba izi n'amazina yanjye n'ukuri nyitayeho yasezeranye binagumana nanjye mu byago no mu makuba izi n'amazina yacu itwitayeho yavuze kwitaza duhana mu byago no mu makuba izi n'amazina yacu itwitayeho yavuze kwitaza duhana mu byago no mu makuba izi n'amazina yawe haleluya ikwitayeho yarasezeranye ndahagararana nawe yarasezeranye mu byago no mu makuba bizahagararana nawe umuriro mu mazi menshi uzabiri kumwe nawe n'ukuri yarabigabije izi n'amazina yacu itwitayeho yavuze kwitaza duhana mu byago no mu makuba yavuze kwitaza duhana mu byago no mu makuba yavuze kwitaza duhana mu byago no mu makuba kundo rwawe wabereye ukiro ubuntu bwawe bumanyije haleluya ndi kumwe nawe naruhutse niyo yantoranije ntabwo ari njye nayitoranije niwe wankunze ntabwo ari njye wamukunze yewe nisanze mu rukundo haleluya nisanze mu rukundo rwe ubuntu bwa Yesu buramagije ubuntu bwa Yesu buranyuze ubuntu bwa Yesu haleluya tubirimbane tubihamye nisanze mu rukundo rwawe wabereye uruhukiro ubuntu bwawe bumanyije ndi kumwe nawe naruhutse kandi nisanze mu rukundo rwawe wambereye
Haleluya. 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 Amen. Haleluya. Turi kumwe n'Imana turaruhutse muri uyu mwanya. Reka buri muntu wese azamurire Imana icyubahiro kubw'ijambo ry'ihumure twumvise. Ndi kumwe nawe ndaruhutse n'amajwi yacu gusa. Ndi kumwe nawe. Ndi kumwe nawe ibihe byose ndaruhutse. Uri kumwe n'umwami. Ndi kumwe nawe ndaruhutse. Ndi kumwe nawe. Ndi kumwe nawe. Mani shimwe ndaruhutse. Haleluya. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Ubundi turongera dutarame. Tugiye guha ikaze mwarimu atwakirire pasiteri winjiye asengere n'umwigisha. Tugiye kumuha umwanya wo kutubwiriza iminota mike, turongera twongere turamye, hanyuma dukomeze gufashwa turi mu nzu y'Imana. Karibu mwarimu wacu. tugiye kwakira ijambo ry'Imana, ariko tubonye n'undi mushyitsi Pasiteri Dominique, nawe nahaguruke adusuhuze mu izina rya Yesu kandi tumuhaye ikaze. Imana imuhe umugisha. Reka tumusabe asengere umwigisha ugiye kutugezaho ijambo ry'Imana. Karibu. Muhaguruke dusenge. Turagushimiye Uwiteka Mana igira neza. Ni wowe urema ibihe, muri ibyo bihe ukamenya n'ibigomba kuberamo byose. N'umunsi nk'ingi n'umunsi nk'uyu nguyu wawuremye urawuduha ugena ibintu byose ko biri buberemo. N'uyu mwanya wari uwuzi yuko muri mwanya korari birimo ririmba, umuvugabutumwa baraha, umwarimu baraha, umuyobozi wa gahunda ari ahangaha mu gihe gisa nk'iki kubera impamvu zikomeye uba washyizeho. Nuko rero buri muntu uwo ari we wese yisangiye mu mpamvu washyizeho, ntagire umuntu ujya hirya y'umugambi wawe wateguye uyu munsi, ahubwo ijambo ryawe ryibutse imitima y'abaryumva. Buri kino gihe mwami ryongerere bakebure, ribagarure mu nzira nziza abagiye ku ruhande, ribakomeze mwami abacitse intege, abihebye bongere gusubizwamo imbaraga mu mwanya nk'uyu nguyu wateguye. Nuko rero turagushimye ngo ijambo ryawe ryeze imitima y'abaryumva, kandi icyubahiro cyose kize kibugarukire mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Yesu ashimwe cyane bene data. Ndabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana y'amahoro niduhana umugisha. Amazina yanjye nitwa Niyonsenga Irene. Amazina yanjye nitwa Niyonsenga Irene. Ndi umukristo usengera muri paruwasi ya Bibare ku mudugudu wa Masoro. Ndashima Imana ko itugiriye icyizere ikatwemerera kuboneka kuri uyu mugoroba wo kuramya Imana no kuyihimbaza. Izina ry'Uwiteka rikomeze gushyirwa hejuru. Munyemerere muri uyu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana, dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Turasoma igice cya 3, turahera ku murongo wa 20. Ibyahishuriwe Yohana ibice 3 umurongo wa 20. Haravuze ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Kubera ko iri jambo ari ryo tugiye kuganiraho, kuko ari ry'Imana ishimye ko itubwira, reka turisubiremo. Haravuze ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Imana ishimwe.
uyu ni umugoroba wo kuramya Imana no kuyihimbaza. Kuramya Imana ni igikorwa gihanitse cyangwa se ni ikimenyetso gikomeye cyo kubaha. Yesu atugirire neza. Kandi kuramya Imana ni igikorwa kibera mu muntu mw'imbere kugeza igihe ibimwuzuye bisohoka bikajya hanze, abantu bose bakabona amarangamutima amwuzuye. Kuramya Imana ni ikintu umukristo wese akwiriye kugira muri we, kandi akagikora mu gihe cyose no mu bihe byose. Imana ihimbazwe. Dukwiye kuramya Imana twishimye, dukwiye kuramya Imana turi mu bihe by'umubabaro, dukwiye kuramya Imana turi mu bihe by'umunezero ndetse no mu bihe by'agahinda, kuko Imana ikwiriye kuramywa igihe cyose. Imana ishimwe. Nahawe umugisha rero wo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imana ishima ko tuganira kuri aya magambo dusomye muri uyu mugoroba wo kuramya Imana. Kristo arashaka gusangira nawe, Kristo arashaka gusangira nanjye. Imana ishimwe. Haleluya. Niba hari ikintu gifite agaciro kuri iyi si, niba hari ikintu gifite umumaro kuri iyi si, ni ugusangira na Yesu. Ndashaka kuvuga ngo Yesu afite inzara, Yesu afite inyota yo gusangira nawe, yo gusangira nanjye. Imana ihimbazwe. Aya magambo dusomye ni amagambo Yesu yabwiye itorero rya Lewodikiya. Ariyabwira ayinyujije mu rwandiko Yohana yanditse igihe yari i Patimo. Nta mwanya dufite wo kuvuga kuri Yohana, ariko Yohana niwe wa mwigishwa Bibiri ivuga ngo Yesu yakundaga. Uyu Yohana niwe wapfuye urw'ikirago, utarigeze yicwa nk'uko abandi bigishwa n'izindi ntumwa za Yesu zapfuye. Imana itugirire neza. Ibitabo bya komanteri nibyo bisobanura ko uyu mugabo Yohana ni wa wundi watetswe mu mavuta ntiyashya. Izina ry'Uwiteka nihimbazwe. Ajyanwa i Patimo bazi ko azapfirayo, kubera ko Imana itandukanye n'abantu. Ibyo abantu bibwira atari ibyo Imana yibwira, kandi abantu bashyira akadomo ku buzima bwawe, Imana ikabahima. Ahari akadomo ikazamuraho agakoni kagahinduka agatangaro. Uwagombaga gupfira i Patimo, Imana imurindira i Patimo. Imana ishimwe. Uyu Yohana rero niwe wandikiye amatorero 7. Muri aya matorero yandikiye n'iri rya Lewodikiya. Izina ry'Uwiteka nirishirwe hejuru. Ariryo yabwiye akaribwira ko Uwiteka Imana azi imirimo yabo, azi ko badashyushye kandi batabize. Arababwira ngo ndi mukonje kandi ndi mubize, arababwira ngo nakazuyazi. Imana itugirire neza. Ariko agera kuri iri jambo ariryo shaka kuvuga, niryo nashatse ko tuganiraho cyane. Yesu ubwe aravuga ngo dore mpagaze ku rugi. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Mpagaze ku rugi ndimo ndakomanga. Mbabwire ko uyu mugabo urimo gukomanga ni umugabo ufite ubushobozi bwo kwitambutsa, ni umugabo ushobora kwiyinjiza, ariko kubera ko ategereje ko wowe, ategereje ko ngewe muhikaze. Kuko ntabwo Yesu afata ku ngufu, oya, aguha umudendezo wowe ugahitamo. Imana itugirire neza. Kugira ngo umenye ko uyu mugabo afite imbaraga, yigeze abwira umugabo witwa Kuro, aramubwira ngo nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize. Imana itugirire neza. Aravuga ngo nzakubita inzugi z'ibyuma n'ibihindizo byabyo ngo ngukingurire kugira ngo utambuke. Iyo yinjiye mu rugamba gukingura, amenagura inzugi. Imana ishimwe.
Imana nihimbazwe. Yigeze akura Petero muri gereza arinzwe n'abasirikare 16 ngo inzugi zikikingura bagasohoka. Ariko dore ikintu gitangaje, ku rugi rw'umutima wawe ntabwo ashaka kurumena. Haleluya. Ntabwo ashaka kumena urwo rugi, ahubwo arashaka wowe wumve. Cyambere kumva, ukumva ijwi rye. Imana ishimwe cyane. Ngo wamara kumva wowe ukaza ugakingura. Nukingura ngo Yesu arinjira. Imana ihimbazwe. Ngo ikintu kimuzanye ku buzima bwawe, ikintu kimuzanye ku buzima bwanjye, ngo arashaka gusangira nanjye, arashaka gusangira nawe. Reka tuvuge gusangira na Yesu. Ubundi mu buzima busanzwe iyo ugize umushitsi, urwego waba urimo rwose, niyo waba uri umukene bingana iki, kirazira kandi kiraziririzwa ko wakiza umushitsi wawe ibyo akuzaniye. Iyo ngira umugisha mukanyumva, kansubiremo. Iyo umushitsi agusuye aza yikoreye, iyo ugiye kumwakira ugomba gukoresha uko ushoboye kose. Niba kuzaniye agakese ka fanta, ukihangana byibuze ukajya gushaka kandi gacupa uri bumugurire, ariko ku buryo atari bukora imibare ngo asange wamwakije iyo yakuzaniye. Iyo ngira umugisha mukongera mukanyumva. None bivuze iki? Ni ukuvuga ngo niba Yesu yinjiye, ko gukingura wamukinguriye, arinjiye ageze iwawe, umuhaye kari, uramubwira ati nyakubahwa murakoze kutugenderera, mwicare. Kristo aricaye iwawe kuko wamukinguriye. Utandukanye na wa muntu wo mu ndirimbo za Salomo, ngo wari uryamye asinziriye, ngo ari ku mutima uri maso, ngo umukunzi we ngaza gukomanga, ngo aramubwira ngo ntabwo nabyuka, ngo niyuhagiye, ngo umukunzi abonye badakinguye arigendera. Ndashaka kuvuga kuri uyu wakinguye. Ngo iyo amaze kwicara uzana icyo bita amazimano. Amazimano uzanye uyasangira n'umushitsi wawe. Amen. Reka twibaze, wibaze nanjye nibaze. Yesu agusuye, Yesu akugendereye, ukamuha ikaze, ukamukingurira kinjira iwawe, mu by'ukuri ikintu kiri iwawe wasangiza Yesu, ukamufungurira, ukamubwira ati akira dusangire. Niki? Ni ikibazo nakwibaza nawe ukakibaza. Yesu ageze iwawe, Yesu yinjiye mu rugo rwawe, ushaka kumwakira. Niki uri bumwakize? Ndashaka ngo ngubwire ngo muri uyu mugoroba wo kuramya Imana, Yesu arashaka gusangira nawe. Tuvugishije ukuri, kubera ko Yesu ahageze, ikintu ndi bumusangize ni icyo ari bunsangane. Imana ishimwe. Icyo mfite, icyo arasanganye nicyo ndi bumusangize. Hanyuma niki ufite, niki mfite muri uyu mugoroba nasangiza Yesu? Ikintu ndi busangize Yesu ni agahinda kanjye, kuko nta bindi mfite byo kumugaburira mfite. Kuko twese kuri iyi si
uwaguha akanya ko kwicarana na Yesu akakubwira ati mwana wanjye ndagusuye ngaho mbwira, wavuga umunsi ukakwiriraho. Yesu nagera iwanjye kugira ngo dusangire, sindajya kumuha ibirayi, sindi bumuha umuceri, sindi bumuha amafiriti, ahubwo hari ibyo Yesu ashaka ko dusangira. Yesu ahabwa icyubahiro. Kandi mwibwe ko nababwiye ko iyo umushyitsi aje mubanza gusangira ibyo wamuteguriye. None gusangira na Yesu uramusangiza ibyo agusanganye. Mwibuke ko afite gahunda yo kugira ngo musangire. Ni ukuvuga ngo ibintu wari ufite mu rugo rwawe, ibyo wari ufite mu buzima bwawe, waryaga wenyine, warwanaga nabyo byo wenyine, hari umugabo witwa Kristo ushaka kuza mu buzima bwawe, ushaka kuza mu rugo rwawe kugira ngo ibyo bya kunanisaga uri umwe mu bifatanye. Imana ishimwe cyane. Izina ry'Uwiteka nirishirwe hejuru. Ni ukuvuga ngo niba ari agahinda wari ufite, wari warabuze undi muntu mugasangira, Kristo araje wowe nawe mugasangiye. Niba ari igisuzuguriro wari ufite, Kristo araje kugira ngo wowe nawe mugisangire. Imana ihimbazwe cyane. Nasomye amagambo akomeye, nasomye numva ndafashijwe, numva ndanezerewe. Imana nihimbazwe. Ni ijambo rivuga ngo icyatumye Kristo yerekanwa, ngo yerekaniwe kugira ngo amareho imirimo ya Satani yose. Imana ishimwe. Nuvuga ngo inshingano ya Kristo ku isi ni ukuvanaho, ni ukumaraho imirimo ya Satani yose. Imana ihimbazwe. None Kristo iyo ageze mu rugo rwawe, Kristo ageze mu mutima wawe, Kristo ageze mu buzima bwawe, aza kugufasha ibyo Satani yakuzaniye bikugoye. Imana ishimwe cyane. Mukabisangira bigashira, kuko igihe cyose iyo, Imana ishimwe cyane, umushyitsi wawe mumaze kumara ibyo wari wamuteguriye, mutangira gusangira ibyo umushyitsi wawe yazanye. Yesu ahabwa icyubahiro. Izina ry'Uwiteka rishirwe hejuru. None Yesu aravuze ngo mbahagaze ku rugi. Urwo ni urugi rw'umutima wawe, ni urugi rw'umutima wanjye, niho ashaka kwinjira. Ariko ikintu kimuzanye ni ugushaka gusangira nawe. Arashaka kwinjira ngo asangire nawe imibabaro, asangire nawe igisuzuguriro, asangire nawe ako gahinda, asangire nawe ibyo bikunaniza, kubera ko mugiye kuba babiri, mugiye gusangira ibyari ibyumwe, birarangira vuba. Niyo mpamvu abantu bagiye bahura na Yesu, bagahura nawe bafite imibabaro, basangiraga na Yesu iyo mibabaro, imibabaro igashira vuba. Yavuze amagambo akomeye ngo yemwe abarushye mwese n'abaremerewe nimuze. Haleluya. Icyo abahamagariye ni ukugira ngo abakira ibyo birushye, ibyo bibaremereye, hanyuma bo baruhuke. Iyo rero umaze gusangira na Yesu, mbabwire ko ibintu Yesu ashaka gusangira natwe, nta wundi muntu wakemera ko mubisangira kuri iyi si. Nta wakemera ko musangira agahinda kawe, nta wundi wakemera ko musangira igisuzuguriro cyawe, nta wundi muntu wakemera ko musangira ibibazo byawe. Arakubwira ati rwarize muvandimwe, irwarize, nta wabishobora. Ariko Yesu we arashaka kuza gusangira natwe. Yesu ashimwe cyane. Reka tuvuge ngo nyuma yo gusangira na Yesu ibyo agusanganye, niki Yesu we akuzanira. Haleluya. Imana ihimbazwe cyane. Yesu niwe mushitsi wenyine ushobora kugusura, akaza ari bukonsome, ariko kandi akagira ibyo agusigira, cyangwa se akagira ibyo aguha.
mu buzima busanzwe tujya tugira abashyitsi bakonsoma gusa, bakaba ari abo gukonsoma gusa, ariko Kristo, haleluya, ntabwo ashobora kuziraho, ntabwo ashobora kuza wenyine. Iyo Kristo yinjiye mu buzima bwawe hari icyo azana. Tuzi neza ibintu Kristo azana. Yesu ashimwe cyane. Nimumara gusangira, nitumara gusangira igisuzuguriro, tumaze gusangira ibyo Satani yaduteje byose bitugoye, Kristo akinjira mu buzima bwacu, Kristo akinjira mu bugingo bwacu, akadufasha kubimara vuba. Azaza nibye nawe dusangire ku byo yatuzaniye. Niki Kristo azana ku buzima bwacu? Icyambere ni amahoro. Yesu ashimwe cyane. Iyo Kristo ageze mu buzima bwawe umukinguriye, ubona amahoro. Amwe yabwiye abigishwa be, arababwira ngo ndabahereza amahoro yanjye, kandi simbaha nguko ab'isi batanga. Umuntu wasuwe na Kristo, Kristo yarangiye kwinjira mu mutima we, ikintu kimwuzura ni amahoro. Iyo umuntu amaze kuzura aya mahoro Kristo amuhaye, agira ubushobozi bwo kuramya Imana igihe cyose, agira ubushobozi bwo kuramya Imana mu mwanya uwo ari wo wose, kubera ko ufite aya mahoro ntabwo isi mushobora. Ufite aya mahoro agahinda ndikamuherana. Ufite aya mahoro Kristo yamuzaniye ntabwo aterwa ubwoba n'ibihe, ahora ahamya ko Imana ari ishobora byose, ahorana kuramya Imana muri we, ahorana amashimwe muri we. Imana itugirire neza. Umuntu ufite aya mahoro Kristo yamuzaniye, Imana ishimwe cyane, ahinduka umuntu udasanzwe, uwo abantu bibaza uko abayeho bikabayobera, kubera ko basanga aseka mu gihe atakagombye aseka, bagasanga yishimye mu gihe kitari icyo kwishima. Kubera iki? Kubera Kristo hari icyo yazanye mu buzima bwe, hari ikindi arimo asangira na Kristo. Imana y'amahoro niduhana umugisha. Imana y'amahoro yongere itugirire neza. Iyo Kristo yageze mu buzima bwawe, wakinguye urugi mugiye gusangira, azana umunezero, azana ibyishimo, azana amahoro. Imana itugirire neza. Azana iby'isi itagira, iby'isi yabuze, nibyo Kristo we azazanye ku buzima bwawe. Imana itugirire neza cyane, kandi Imana y'amahoro iduhana umugisha. Muri uyu mugoroba wo kuramya Imana, nari nguzaniye ijambo rivuga ngo Yesu arashaka gusangira nawe. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma tubonye ko kugira ngo Yesu musangire biragusaba gukingura, ugakingura urugi rw'umutima wawe, ugaha Yesu ikaze akinjira. Ninjira arasangira nawe. Imana ihimbazwe, izina ry'Uwiteka rishirwe hejuru. Birashoboka shuti mwene data ko ufite ibintu bikugoye, birashoboka ko ufite ibikuruhije muri iyi minsi, birashoboka ko ufite intambara z'uburyo butari bumwe, birashoboka ko ufite ibigeragezo bitagira ingano, ariko ndashaka ngo ubwire ngo Kristo wenyine niwe ufite inshingano zo kugufasha. Niwe ushaka gusangira nawe ibyo bibazo byawe, arashaka gusangira nawe ibyo bikuruhije, arashaka gusangira nawe ibyo bikugoye, yarangiza nawe akagusangiza ku munezero atunze, akagusangiza ku buntu bwe. Imana y'amahoro itugirire neza. Munyemerere dusengane Imana. Icyambo gafata umwanzuro, nanjye gafata umwanzuro wo gukingurira Yesu akinjira mugasangira. Reka dusengane Imana. Reka dusenge. Muranyemerera nanone twongere dusabe Pastor Dominique aze atusengera Imana. Imana igushoboze, Imana ishoboze, dukingurire Yesu kugira ngo dusangire. Amen.
turagushimiye kandi Uwiteka Mana igira neza muri umugoroba duhaye ku ijambo ryawe rikomeye utubwiye aho Yohana yari yaratawe ariko ukamutarura ukagira n'ibyo umubwira bifasha amatorero 7 yari muri Aziya kandi iby'umwuka yabwiye ayo matorero natwe turabyakira nuko rero ijambo ryawe rije muri umugoroba kugira ngo dukingure imitima yacu abaruhijwe n'ibintu bitandukanye abibaza ibintu bye hirya no hino abazi utazi uko bizagenda mu buzima bwabo ababonye ibintu byinshi bihungabana mu miryango Mwami Uwiteka fasha abantu bawe bakingura urugi kubera ko uhagaze ku muryango kugira ngo basangire nawe icyo cyo cyose kiri muri uwo mutima we Mwami kugira ngo ugire neza buri wese nuko ijambo ryawe ntabwo rijya rimanukira ubusa nuko ufashe buri muntu wese waryumvise kandi ari gumane mu mutima we kandi akingura umuryango w'umutima we kugira ngo Mwami niwinjiramo usangire nawe kandi uzamugeze no mu bugingo bw'iteka turagushimiye kuri mwiza ku ijambo ryawe ari ryiza icyubahiro kibi cyawe munsi no mu ijuru mu izina rya Yesu amen. Imana ihe umugisha umwigisha wacu dukwiye gukingura imitima kuko Yesu yaje ntabwo abisiga nk'uko bisanze Imana yacu nihabwa icyubahiro haleluya haleluya iyo Yesu ahageze ntabwo abisiga nk'uko bisanze hanyuma rero tugiye kwinjira mu mwanya mwiza turi butanga amaturo dukoresheje iriya kode yatanzwe na hano hose dore imibare yanditseho hanyuma turabikora korari cyangwa se groupe yo kuramya no guhimbaza idushyiraho indirimbo nk'iminota 5 turaba turamya hanyuma dutanga n'amaturo n'icya 10 karibu Nekamukawe abariru ganza mubingora bikabuza horo imitwanya nayimuko twaririmana reka maziburi Bekamazi ubugingo anebemo Nekamuka wera maribu ganza Mubingora bikabuzama horo imitwaro yanjye ndayimukoreye Mubingora bikabuzama horo imitwaro yanjye ndayimukoreye Mubingora bikabuzama horo imitwaro yanjye ndayimukoreye amarirurira urira none niko uhamya awe ejo inamarubana urana none nibo uhamya ibibazo ufite ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo amarirurira urira none nibwo buhamya bwawe bw'ejo intambara urwana
ejo hanjye harashinganye mu maboko ye. Haleluya, amfitiye ubuzima kubundi. Hey, you're welcome. kandi mu maboko ye Yesu harimo ubuzima. Kuri ubu ngubu n'iteka ryose nzi ko ariho mu maboko ye, mu maboko ye harimo ubuzima, afitiye ubuzima. Reka dusaba abacuranzi badufatire mi. Mubwira abantu iby'ijuru iby'ururutse imitima, muvuge ko bahiriwe, muvuge ubundi buzima. Abafite imvune mubasindagize, duhungire kwibendera ribasha kutura. Mubwira abantu iby'ijuru iby'ururutse imitima inaniwe, muvuge ko bahiriwe, muvuge ubundi buzima. Abafite imvune abo mubasindagize, duhungire kwibendera ribasha kuturengera. Muri we hari ubuzima, hari ubuzima, hari ubuzima. Muri Yesu, muri Yesu hari ubuzima, hari ubuzima, hari ubuzima. Muri Yesu gusa hari ubuzima, hari ubuzima, hari ubuzima. Muri Yesu gusa hari ubuzima, hari ubuzima,
dushimire abantu mwese mwateranye kuri uyu mugoroba, abari bateranye natwe. Turasa naho dusoje amateraniro yacu, ariko kandi kuwa gatanu n'ubundi tuzaba turi kumwe n'abakozi b'Imana ndetse na worship team n'abandi bashyitsi benshi. Ndatekereza ko hano hazaba huzuye abantu batari bake, kubera ko turashimira Imana ko yakinguye imiryango kugira ngo twongere duterane. Tugeze rero umwanya wo gutandukana. Nkuko bisanzwe kuwa mbere tuzagira ijoro ryo gutabaza turi kumwe n'abantu mu buryo butari online, ahubwo mu buryo bugaragara tubonana amaso ku yandi. No kuwa gatanu utaha tuzagira umugoroba wo kuramya, ariko turi kumwe n'abantu benshi n'ubundi mu buryo bugaragara. Ngira ngo noneho tuzakora ibintu bishya kandi bizaba bimeze neza. Ndagira ngo rero duhaguruke dutandukane, dushimire Mama Yemi wari utuyoboye, dushimire Irene watwigishije, ndetse tunashimire na Pastor Dominique wadusuye. Reka rero dusengere gutandukana. Ungimbere Mana isumba byose, ngenda umunyantege nke, Muzindondo mwimukira, ntagufite nagera, mbere impamba, mbere impamba, mbere impamba, igintunga muzira, iginungangana mwijuru, ningera ku nkombe za rwa ruzi, uzame gutinyuka amazi maremare y'urupfu, nambuke ngere mw'ijuru, nzaririmba Mana ushime, Mana uhimbazwe. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yesu uhimbazwe. Singiza kuri aya masaha, kuri uyu mugoroba, dusabye Imana kutujya imbere, kandi nitugera no ku ngombe z'uruzi uzaduhe gutinyuka. Turagusabye ngo ubwami bwawe buze aho turi, aho tugenda, aho dukorera, aho twirirwa, mu buzima bwacu ubwami bwawe buze. Muri uyu mwanya twari twifatanyije n'abamarayika gukora umurimo wo kuramya no guhimbaza, ariko si uyu mwanya gusa. Kuramya byabaye ubuzima bwacu, uko bucya nuko bwira duhora tubitekerezaho tukakuramya. Urakoze yuko ugiye kugendana na buri umwe wese, kandi ukararana na buri umwe wese. Uyu mugoroba turagusabye ngo ubwami bwawe budusure, izina ryawe rishyirwe hejuru kuri twebwe. Urakoze yuko udutsindiye imigambi ya shitani yose, migambi y'umwijima uyirogoye. Turagusabye kugira ngo uzaturinde, tuzongere kugaruka hano amahoro. Urakoze kuko zibirenze ibyo dusabye, mu izina ryera rya Yesu. Amen, amen, amen. Mujyane n'amahoro ya Kristo.